munyemerere rero mbasuze bakuzi ba iruhuka info nabasuje kandi mbahaye ikaze mu bice bitandukanye amajyepfo amajyaruguru y'Iburasirazuba. Urugamba ruzindutse ruhinana mwabantu mwe mushaka kumugava ko umujyi wa Uvira watsemo umuriro mu mujyi wa Uvira wamaze kuba waka umuriro mu bice byose bitandukanye ivumbi ryatumutse mwabantu mwe intambara nyuma yuko abasirikare bakomeje kuraswa nyuma y'abasirikare bakomeje kuraswa wenda ndagenda mbagarukaho bantu banjye ariko ivumbi ryatumutse nongere mbabwire ngo ivumbi ryatumutse riramutse turi ku itariki 10 z'ukwezi n'icyenda z'ukwezi kwa 10/11/2025 bantu banjye ntago byoroshye nakana gato cyane tugiye kurebera hamwe rero mu byukuri inkubiri y'amakuru izindutse aho ingabo z'u Burundi zikomeje guhanuruva gusenya abaturage b'u Burundi bakomeje kwakirwa n'imirogo. Ndavuga abaturage bakomeje kwakirwa n'imirogo rero n'abaturage bafite imiryango yabo iri mu rugamba kuko abantu barenga 350 gupfa mu munsi umwe n'agahinda gakabije cyane ku baturage ndetse n'agahinda gakabije cyane ku gihugu muri rusange. Ariko ibyo rero byose ntago amadobo na 23 birebaho kuko bari kurwana birwanaho bibutse ko bari kurwana urugamba mu buryo bubiri urugamba rwo kwidefanda ruri defensif ndetse na offensif. Rero mu byukuri akaba ari intambara itari buze kubasiga ubuhoro. Munyemerere nze kubanza gato cyane banze mbanyurizeho amwinca make y'amakuru twagarutse ku munsi w'ejo mu gitondo mbabwira uko byari byifashe kugira ngo muze kumenya uko bihagaze. Gusa amwe makuru tugiye kwibandaho rero araza kugaruka kuri abasirikare batatu mu byukuri baguye mu rugamba harimo Jumi ndetse n'abandi b'abagenerale ndetse ese bishwe gute byagenze bite. Ariko kandi ndagaruka mbabwire sasa rero uburyo cy'umutwe w'amabondo Kinshasa wamaze mu byukuri guca igikwa isane saha mushobora kuza mwumva ko ngo wivuganye umugabo Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo kuko binavuga ko ngo uyu mutwe w'amabondo ngo waba wamaze gukwirakwira hose kuko ngo ari 23 yaba ibarimo tayari. Ese ko nagiye mbibabwira kenshi abwira ati 23 ibaryamyeho ibari bubi cyane ndetse iyi kumwe nabo. Rero no mutwe uri mu marembo ya Kinshasa isani saha muraza kumva bagabye igitero kidasanzwe mu byukuri muraza kumva ibidasanzwe muri aya makuru by'abantu mwe umutwe w'amabondo bagabye igitero ku rwego ruremereye cyane kabaye umutwe w'amabondo ivumbi ryatumutse ibintu uri kubakora ntago ari ibintu bisanzwe nakana gato cyane byamaze gukomera. Liberté bisimwe nabyo kandi none yamaze kuvuga ati isani sa urugamba rushobora guhagarara tukibaza se urugamba ruraza guhagarara gute. Ni nyibashingiye ku makuru ari guturuka idoha ngo ku makuru yagiranye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Qatar. Byose tuza kugira tubigaruka muri rusange ariko se ruhagarara gute mu gihe Antoine Tshisekedi Tshilombo akomeje kumanura indege z'intambara za rutura uretse ko bigaragara ko urugamba bamaze kugenda barutsindwa abantu banjye. Ibi byose tuza kugira tubigaruka muri aya makuru mu byukuri ntago byoroshye nakana gato cyane muri aya makuru kandi ndabwira byo ingabo z'u Burundi ibirindo byabo byose babibambuye ahangaha iyo ngiyo za Minembwe ibirindo byabo byose babyambuwe. Naho ya nama rero yabaye ku munsi w'ejo ahangaha rwagati mu mujyi rwagati mu mujyi wa Uvira. Ya nama mu byukuri yari inama ngo yo kujya kwigishaka kwigana ngo uburyo Kimama Makenga yakozemo plan B ngo bamwigane nabo barasaba abayobozi ndetse ngo n'ibyanga barasaba abaturage kugira ngo babone uburyo barikiperamo abayobozi ndetse n'inama yamaze kwanzira ko ngo umujyi wa Nzibira ngo bagomba kwigarurira wose ngo bagiye kugabaho ibitero ku rwego rukomeye cyane. Mwabantu mwene byamaze kwego bakomerana cyane hanyuma bityo musabwa ni mubane natwe muri iki kiganiro kugira ngo mwumve uko ibintu bihagaze. Ndabakunda cyane mbaza ku mutima cyo musabaga no gukora subscribe cyangwa abone hanyuma nanjye mu byukuri nkabagezaho amakuru adasanzwe azindutse kuri tele y'imirwano. Mbahaye ikaze muri aya makuru yacu azindutse kuri tele y'imirwano dore ko bitoroshye naka na gatoya. Ivumbi ryatumutse abantu banjye ivumbi ryatumutse nongere babwire ngo ivumbi ryatumutse mu mujyi wa Uvira wose. Munyemerere nongere mbasuhuze bakunze baruhuka info ndabasuje kandi mbaha ikaze muri kitondo baha ikaze mu byukuri rero makuru azindutse akomeye cyane amakuru azindutse kinagira amakuru azindutse arimo intambara nyinshi cyane amakuru azindutse kandi arimo intsinzi nyinshi cyane ku ruhande rw'inyeshyamba za makumyabiri na gatatu AFC M23. Mu byukuri mwabantu mwe ntago ibintu iri gukora bibaho nakana gato nibabwira ngo ntago bibaho mwe muze kumva ko bitabaho nyine niko kuri ntago bibaho nakana gato cyane ntago ibintu byoroshye papa mwabantu mwe. Hanyuma munyemerero mu byukuri zuke twanzika n'amakuru yacu amakuru yihuta cyane ni amanota make cyane turi ku itariki 8 nkawe turi ku itariki mu byukuri 8 nimba ntibeshye mu byukuri z'ukwezi kwa 11
2025 rero aho umutwe wa 23 mu by'ukuri uzindutse mu by'ukuri cyangwa se natwirwaneho cyane cyane turi kuvuga twirwaneho, ariko n'undi byose ni AFC M23 biri kumwe, kuko murabizi ko twirwaneho yitaza mu by'ukuri kuba ifite AFC, murabizi nyine biha bihari. Ntabwo nibuze kuvuga byinshi, murabizi ibiba bihari, nongere mbisubiremo ngo murabizi ibiba bihari, mu by'ukuri murabizi ibiba bihari. Ntabwo rero byoroshye n'akana gato cyane ibiri kuba, ntabwo bisanzwe. Twirwaneho nk'abantu mwe irimo irakora ibintu bidasanzwe. Ingabo z'u Burundi zikomeje kwirukanka kibuna mpamaguru, ariko noneho ibintu bazindutse babakorera muri rukerera ntabwo bisanzwe. Murabizi mu by'ukuri muri masacu yatambutse ibyo twirwaneho yakoze. Reka ndeke gutinda ku bintu byinshi cyane. Ni twirwaneho mu by'ukuri yazindutse yacu umuriro, yamaze kwaka ibirindiro byinshi birenga hafi ibya birindiro 70 mu by'ukuri. AFC M23 ibifatanyije yamaze kuba ibyaka ingabo z'u Burundi mu by'ukuri zikaba zashyize zihura n'uruva gusenya. Reka mbabwire ngo nakaga gakomeye cyane, nongere mbabwire ngo nakaga gakomeye cyane ku ngabo z'u Burundi mu by'ukuri n'akana gato cyane. Ingabo z'u Burundi mu by'ukuri zamaze kuzimanura umusada udasanzwe, nongere mbabwire ngo zamaze kuzimanura umusada udasanzwe. Nongere reka mbisubiremo, nongere mbabwire ngo zamaze kuzimanura umusada udasanzwe. Abantu banjye, umusada udasanzwe zamaze kuzimanura. Reka nongere mbabwire ngo ntusanzwe, utabyumva gutyo, ntabwo usanzwe n'akana gato cyane. Reka nongere mbisubiremo kugira ngo muze kubyumva neza cyane, babwire ngo umusada abagabo bamanuye papa ntabwo usanzwe, mutabyumva gutyo. Bamanuye ingabo nyinshi cyane zigiye gutanga umusada, kubera ko batunguwe no kubona twirwaneho irimo irabaka n'ibice byose bari bafite, baratungurwa. Ariko amakuru naje kumenya burya ntabwo biri aho ngaho gutyo gusa biramupangwa, ahubwo amakuru ambwira iki? Ahubwo amakuru ambwira ko AFC M23 ngo niyo yize plan, niyo yize ikibuga. Amakuru avuga ko ngo babanje kubaririza abantu bari inyuma y'igufatwa kw'ibirindiro, abasirikare bakuru ndetse harimo n'abajenerali n'amajoro. Ati mutubwiye nabahe. Murabizi ko iyi plan B ya General Sultan Makenga, murabizi iyo ahita abanza akavuga ati ubundi ni bande, ni bande bari inyuma y'ibyo byose, mumbwire ni bande. Nibwo rero mu by'ukuri uhagarariye Amadu mwita Charles Matema yise amubwira ati harimwo bwana Emmanuel General Sultan Makenga, ati harimwo abagiye kuri batatu mu by'ukuri. Abangaba nibo baturi bubi, ati nibo bari no kugenda bo mu by'ukuri bagaragaza kubwira ingabo z'u Burundi, babereka aho duherereye ndetse babereka n'ibice. Ati cyane ko ingabo z'u Burundi zitazi n'ibice n'akana gato cyane. Ati abo rero unyemereye nabakubwira, undabwira ati bavuge nta kibazo. Mu by'ukuri niko rero kudaca ku ruhande ndetse no kutarya indimi, kuko yarazi we ibyo amubwira. Reka nongere mbivuge mu buryo bwiza, niko kudaca ku ruhande yewe ndetse no kutarya indimi, kuko yarazi ibyo amubwira. Urya yuzi ibice ubuze ibice, yuzi urugamba ubuze urugamba. Aramubwira ati umwamwita Jimmy, ati nyemera mbakubwire, ati umwamwita Jimmy, ati General Jimmy, undi amwita General Gakobanya, ariko kandi undi bamwita Majoro Kongole. Ntabwo byatinze rero mu by'ukuri abagabo bose bavuga ati noneho mu by'ukuri reka turi bwikorere mu bigo. Rero mu by'ukuri Emmanuel General Sultan Makenga yese hamagara abakomando b'abandi baza akazi. Nongere mbisubiremo ngo abakomando baza akazi ku rwego rukomeye cyane. Niko byagenze. Abakomando baza akazi rero bahise mu by'ukuri bazamuka ku rwego rwihuse cyane, cyangwa se ku rwego rukomeye cyane. Bahita bazamuka avuga ati kandi isasu n'uwo ryanditseho. Abahereza amasasu rero, isasu rimwe aryandikaho Jimmy, irindi sasu aryandikaho Gakobanya, irindi sasu aryandikaho Kongolo. Byagenze bite rero? Nkawe makuru nge mba nayatohoje nta mikino. Byagenze bite sasa kugira ngo bikorerwe mu ubwo buryo, kugira ngo aryandikaho abo bantu? Nyuma yo kubyandika abo bantu byagenze bite kugira ngo aryandikaho abo bantu? Ntabwo byatinze rero nkaho bidahagije. Avuga ati rero turetse ko twanditse isasu rimwe, ati fata amasasu atatu ugende uyandikeho abo bantu. Ati kandi isasu rimwe n'uwo rigenewe, ati ubundi nkwereke icyo turi bwikorere. Plan B, ati niyanga ndakwereka indi plan. Niko kuri, ntabwo byatinze rero. Niko rero mu by'ukuri
iyo birwana ikaze rero byaje kurangira rero abagabo bari bafite target y'icyo bari kugenderaho, ntabwo bagende ku target yuko urabona ngaha naha bari bafite target bari kugenderaho. Mu biganiro mu by'ukuri nibwo rero mu by'ukuri baje kurebera kujya ahirengeye n'amasniper yabo, ubwo ndavuga aho ngaho za Mwenga yongiyo yo muri uwo musozi tuzimuremure itombwe ndetse no mu gice cya Fiza aho ngaho niho rero mu by'ukuri nyuma gufatwa uduce turimo Ngezi tuwe ndetse we Mutunda ndetse na Rwicankuku Birarumbiri ndetse na Mikenke, biza kurangira rero aba bagabo uko ari batatu abivuganye. Amakuru ngo by'ukuri uko twabwiye musacu ya mu gitondo, amakuru avuga ko ingabo rero za guverinoma ya Kinshasa mu by'ukuri zavuye mu birindiro byarimo, ubwo ndavuga ni mu gitondo cyo ku itariki 7 nababwiye mu by'ukuri rero ubwo ingabo za leta Kinshasa zavuye mu birindiro zari zirimo nyuma y'uko twirwana rero ifashe ibice byari bisanzwe bikomeye cyane birimo maboko ya FARDC yabiri ku rwego rukomeye cyane, yabiri mu maboko ya FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi birimo Rwicankuku Bicumbi ndetse na Marundi. Mu mirwano rero mu by'ukuri niho ubu tuvugana haje kwicirwamo abasirikare bakuru ku ruhande rw'ushyigikiye guverinoma barimo General Gakobanya n'Umuzarendo ndetse na Jimmy warumungirije yewe ndetse na Major Kangole. Uyu General kandi Gakobanya uzwiho kuba yaragiye agira uruhare gusenya, urumva babanje kureba za nkingi za Mangamba, avuga ati niko bimeze ati rero uyu mujyagwa uyu mwicanyi ati yagize uruhare mu gusenya Minembwe mbere y'uko General Makanika ati kandi umunyagwa ati we yari yaragiye agaragara mu bikorwa byo gutwika ndetse no gusenya no kunyaga inka yafatanije n'ingabo za Rendo. Rero urupfu rwe ngo wari umwungirije Jimmy ngo ruraca intege bagenzi be ndetse banakoranaga bya hafi barimo n'izo ngabo z'u Burundi, ngo kuko dore aricyo washakaga n'iki ngiki niho nashakaga rero, ngo kuko ngo ari we muntu waruzi ibyo bice neza, ngo kandi ngo niyo wigaragazaga cyane mu bice byavuzwe haruguru byo bya Rwicankuku Birarumbiri ndetse na Poison. Ubundi abo nibo bashakaga rero. Amasasu atatu niyo yaragenewe bano bagabo, byari bihagije kugira ngo bisange babakuye mu nzira. Rero mu by'ukuri biza kurangira bibaye nk'uko plan B ya Emmanuel Jeunesse Tony Makenga yagenze. Nkaho bidahagije rero mu by'ukuri amakuru avuga ko byaje kurangira urugamba harusimbukiye ahangaha muri zino axe. Ahangaha rero mu Poezero mu by'ukuri bahacanye umuriro udasanzwe Poezero mu by'ukuri biza kurangira iki gice bakigaruriye kinini cyane kandi cyari gice cy'ingenzi cyane muri uru rugamba. Cyari gice cy'ingenzi cyane muri uru rugamba, nongere mbabwire ngo cyari gice cy'ingenzi cyane muri uru rugamba. Nkaho bidahagije rero nkaho bidahagije rero niko byagenze. Nyuma yo kwakwa ino Poezero mu by'ukuri yari ingenzi cyane, aho barashyize eta majoro byaje kurangira ibindiro hafi ya byose babisenye. Hanyuma abadede bararakara nibwo baje kuzana indege ngo bakarasa mu baturage kubera agahinda n'umujinya. Abantu mwe ntabwo byari byoroshye n'akana gato, kuko bahise bakora icyo twita amajabu, bahise bamena amakamyo agera kuri 2 y'abasoda ngo baze bisubize Rwicankuku na za Birarumbiri n'iza Mikenke. Murumva ko bitari buze gukunda, kuko turabizi neza ko uyu mugabo Emmanuel Jeunesse Tony Makenga ibi ngibi yabikozeho neza. Mwabantu mwe murabizi ko nta muntu ushobora kuba yamusubiza inyuma. Ibi ni tumaze kumenya tutari buze no kujyamo imbizi. Ngo urabona ngo urareba ngo urumva ngo bigenze bitya hoya. Tuvugisha ukuri ni ibintu tumaze kumenya, tutari buze kujyamo imbizi. Ko abagabo ntago bakanze kabagiye gufata ibice hamanywa nibarangiza kare byaza kugorana kugira ngo twemeze neza ko ngo bagwaza kubyamburwa. Naje no kandi kubita operation sasa. Sorry about it, excuse me. So amakuru avuga ko mu by'ukuri abadede bamahise bamanura amakamyo agera kuri 2 kugira ngo bakore uwo mukwabo ku rwego rukomeye cyane. Ariko amakuru ambwira ko rero ngo aya makamyo y'abadede ataramara kugeramo hakurya hariya indani, ahubwo ku rugamba rwamaze kuba urugamba ku rwego rukomeye cyane. Amakuru atubwira ngo ikirero ntabwo byoroshye n'akana gato cyane.
ntabwo byoroshye n'aka na gato cyane kuko urugamba rwamaze kuba urugamba ahangaha indani ku rwego rukomeye cyane kuko amakuru atubwira ko izi intare za Sarambwe zari zamaze kwitegura urugamba ku rwego rukomeye cyane cyangwa zari zamaze kwitegura urugamba ndetse na twirwana rero mu by'ukuri aya madumo yagaragaje mu by'ukuri kumekinga sure ko yamaze gufata kote zose zagombaga kuba zakinjiriramo aduyi. Ubwo nituvuga aduyi muze kumva nyine aduyi wo ku rwego rukomeye cyane, nongere vuga ngo ni aduyi wo ku rwego rukomeye cyane. Rero ntabwo byari byoshe naka na gato. Hanyuma munyemerere twanzike tuve muri urwo rugamba, munyemerere twanzike tuve ahangaha mu by'ukuri iminengo nubwo ariho biri kubera ko yo amakuru avuga ko bamaze kugenda bayizenguruka. Amakuru avuga ko minengo yo bamaze kuyizenguruka 100%. Ngo yo bayizengurutse 100%. Minengo yo none abari kuko birukanse abadede birukanse, abasudabo birukanse bahunze ku rwego rukomeye cyane. Haje umusadu udasanzwe, ni makuru bampaye. Haje umusadu udasanzwe. Izi ngabo rero burije amakamyo ageze kuri abiri. Tutavuga ko wenda bamwe bavuga ko ari ibisirikare bigira kuri 600 abashigajya kuri 600 ariko ntabwo turabyumva kuko amakuru avuga ko ahubwo muri imirwano yafatiyemo abasirikare barenga hafi 500 nkiri imirwano ni amakuru mfite bavuga ko ngo hafatiyemo barenga hafi 500 nkiri ariko ntabwo nabyemera. Abasirikare ni benshi buse 500 so ngo wabafata ute nkiri abasirikare ubwo babiripotinze. Ariko akaba ari amakuru avuga ko hari abandi basirikare benshi ba FARDC bafashwe na M23 cyangwa se 23 muri Goma bacitse. Amakuru ndayafite amakuru ari ukuntu yanguyeho vuga ko abasirikare bafashwe impiri bafatwa amatekwa ngo bacitse. Aya makuru yaza kuyakurikirana neza ndayabahereza ngira ngo biraza kuba byoroshye cyane ko uwo mukundi yabahereza kandi biraza kuba ari ibintu by'ingenzi cyane. Bavuga ko bafashwe bacitse, bafashwe amatekwa bacitse barimo barakwepa. Mukundi yafite 100% 100%. Ukantu mugira mukabika mukadondoza mukabikosho mukashyira mujyana mugashyira kabisa. Makuru ndafite rwose ko hari abafashwe bacitse bagera kuri 100. Ndakurikirana neza ndaza kuyabahereza. Reka tuve kuri uko guce kw'abasoda kw'izo ngabo nanubwo abasoda n'izo ngabo. Reka twigarukire sasa. Gusa biravuga ko rero uyu musada bazanye ngo ushobora mu by'ukuri kuba ugiye gukoresha imbaraga zishoboka zose kugira ngo zisubize ibyo bice. Ariko amakuru avuga ko batinye kwinjira muri Ruizax. Bavuga ko ngo babanje kwiga urugamba ku rwego rukomeye cyane. Urugamba barabwiga gute rero yose n'amakuru zo kugenda turebera hamwe. Muri rusange urwo rugamba barabwiga gute? Hanyuma mu by'ukuri reka twandike sasa. Biravuga ko rero mu by'ukuri Victoire uyu mugabo Stine tuvugana iby'urupfu rwe rutaramenyekana niba koko yapfuye byanya by'ijana ku ijana. Nimugoroba nibwo nabwiraga ati uyu mwicanyi ashobora kuba yapfuye yavushishizemo umwuka, ariko mu by'ukuri ntabwo twari dufite amakuru ahagije ya nyayo. Amakuru yandi ya nyayo twari dufite ntabwo navuga ngo tuyafite n'ubu ngubu muri rukerera ntabwo turagira amakuru ya nyayo ahagije, ariko nituza kuba tuyagiye urumva ubu tuvugana turi mu rukerera za saa 10 za mu rukerera ngo turi gukora iyi nkuru. Nituza kuba twagiza undi makuru adasanzwe tumenya turaza kugenda tubabwira urupfu rw'umudede ucumbikiwe na Evase Ndayishimiye hariya za Gitega aho baturanye neza ari mu mazu yiwe. Ivuga ko yarembye agajyanwa ku bitaro, akaba baganga Ndayishimiye yoheje ari bari kumwitaho, ariko zo kumwitasha urantare buketo uraragenda tu kujya sakose uraragenda biragoye. Hanyuma rero reka twikomereze mu by'ukuri n'ibyo namaze kubabwira rero ni nyuma y'uko rero urugamba rukomeje kuba urugamba. Gusa icyo mumeye gomba kumenya kuri uyu mwicanyi yarari MJ yararwaye indwara ya yindi rutura gikokoma
urumva. Hanyuma gahunda yari ihari kuri uyu umugabo cyangwa se gahunda yari ihari kuri we nta yindi idasanzwe, yari gahunda rero mu by'ukuri yo kumara abaturage b'abanyarwanda ndetse no guteza umutekano muke ku banyarwanda, kuko amakuru yavugaga ko isaha iyo ari yose mu yomwe cyangwa ubundi bari buze kuba bacana umuriro ku Rwanda, kuko ngo bamaze iminsi bari gupanga bategura inama kuko mu inama rutura ngo mu by'ukuri ni inama yo kwivugana bamwe mu abayobozi b'u Rwanda ndetse yewe no mu baturage kuba bagaba ibitero muri access zigiye zitandukanye ngo z'u Rwanda bafatanyije na FDLR bakoreye inama za Kibira ndetse n'ahandi. Ariko ikibabaje mu by'ukuri nyine bije kurangira umugabo atabigezeho, ahubwo bari gupfapfanya ngo barebe ko hari icyo bakora kugira ngo anabeho, none n'ubuzima nabwo ari kububura. Ni Minisitiri rero Kayikwamba Wagner, uyu inkoramutima ya Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, reka bariko ndibuza kubyita kuko mwese murabizi yagiye amuha indabo, yamuhaye buri kimwe, nta kintu atamuhaye. Ariko mwabana mu kintu cyo nababwira cyo nuko nta kintu na kimwe ushobora kuba wagura ubuzima. Sinzi niba bino muri kubyumva, reka nongere bisubiremo, biragoye ko hari ikintu n'iki na kimwe ushobora kuba wagura ubuzima. Uyu rero Minisitiri Kayikwamba Wagner, uyu mukobwa abantu benshi by'ukuri bari bazi ko ari umugore bitewe nuko bamubonaga ndetse nuko angana, ariko nkuko nabibabwira biragoye ko hari ikintu n'iki na kimwe ushobora kuba wagura ubuzima muri rusange. Uyu Kayikwamba Wagner rero mu by'ukuri akaba yamaze mu by'ukuri kuba atwita, ndetse abantu bikisha se barikoroje bavuga ko ari Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo wamuteye inda. Nuko bavuga ko rero mu by'ukuri rero Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo ari waramuteye inda, ngo iyo bajyaga bagenda iyo ngiyo mu bihugu bigiye bitandukanye, ariko bavuga ko ngo barayimutereye mu Bubiligi. Amakuru avuga ko rero mu by'ukuri yagiye amuhereza indabo, amuha buri kimwe cyose. Ahangaha murabizi ko nyine indabo kimwe cy'isobanura murakizi, nubwo Tshisekedi we bivuga ko yagiye ngo mu by'ukuri bivuga ko yagiye akwepa ibyo ngibyo, sinavuga ko ari gukwepa ibyo ngibyo, sinzi ko ndibuze kubyita ndetse no kubisobanura. Ahubwo umugabo bita Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo ndetse na Kayikwamba rero yabonye byakomeye cyane, aravuga ati mwandikiye umwana, mwandikiye umuryango wanjye, ati ibintu byo kunsebya rero ahise afata umwanzuro wo kujya kurega abanyamakuru, umwe wo mu Bubiligi undi uri muri Suwede, nibyo undi muri Suwede undi uri mu Bubiligi, yahisemo rero kubajyana mu nkiko ku rwego rukomeye cyane. Rero amakuru akomeza aratubwira ko inda twite ari Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Uyu mugore rero warahaye ngo bivuga ko ngo yahawe ishimwe ry'uburyo yakoze cyane agenda ibihugu bigiye bitandukanye asebye u Rwanda, ngira ngo niyo mpamvu Tshisekedi wari yamuhaye indabo, ariko bishobora kuza kugorana mu by'ukuri kuko nabonaga rwose n'izo ndabo yamuhaye indi igeze kure kabisa. Reka bana nyagasani, ntabwo byoroshye n'akana gato. Reka rero twigarukire, ngira ngo inkuru nayibabwiyeho, ndakomeza gitature munyemerere twigarukiye ahubwo rero mu by'ukuri twigarukire sasa rero ku rugamba rw'imbaturamugabo, urugamba rw'inkubiri ruri kubera ahangaha mu by'ukuri mu mujyi wa Uvira. Navuga ko iyi ari finale, noneho umujyi wa Uvira rwakomeje kwambikana, rwakomeje kugenda ruhana inkoyoyo ku rwego rukomeye cyane. Wakwibaza ngo bimeze bise cyangwa se bihagaze bite? Iyi nkoyoyo ni iki, byagenze bite? Ntago byoroshye naka na gato. Amakuru atubwira iki rero? Amakuru na kine kidasanzwe arimo aratubwira, ko rero ivumbi rikomeje kugenda ritumuka. Nkawe ingabo za 23 cyangwa se ingabo z'Rwanda ku ruhande rwa 23, ingabo by'ukuri bakaba bakomeje kugenda basatira umujyi wa Uvira, bagenda bataka ku rwego rudasanzwe, bagenda banzika ku rwego rudasanzwe. Aya makuru dukomeje kugenda dukura tubwira ko ingabo za 23 zikomeje guhigikana n'ingabo za FARDC u Rwanda ndetse n'ingabo z'u Burundi hano mu nkengero ziri gusatira umujyi wa Uvira. Ni urugamba rukomeye cyane rero rwazindutse rusakirana, cyangwa se uruhande rumwe rwazindutse rusakirana, uruhande rwo ku ngabo za leta ya Kinshasa ruzindutse rusakirana n'urwo ku ruhande rwa AFC M23 ku rwego rukomeye cyane ahangaha muri Kawezi. N'agace kari mu mujyi wa Uvira, mujye munyemera ndiko tunabyita kugira ngo turebe ukundi kuntu tubishyira ku ruhande. Aka ni agace rero kari hano mu mujyi wa Uvira, ngiye niko ndibuze kubyita mu mujyi wa Uvira rwandanira rwagati. Mujyi wa Uvira mw'abantu mwakomeje mu by'ukuri guhana inkoyoyo, byakomeye nongere byakomeye.
byakomeye, nongeye mvuga ngo byakomeye. Ubu tuvugana rero zimwe mu ngabo z'u Burundi zikomeje kwasiga ubuzima ari nyinshi cyane. Nongeye nababwira ingabo zimwe mu ngabo z'u Burundi zikomeje kwasiga ubuzima ari nyinshi cyane. Ninde muntu uri buze kuva muri ibi bice? Ese arahava ari muzima cyangwa se biraza kuba byarangiye? Uyu muntu arahava ari muzima cyangwa se biraza kuba byabaye ibindi? Natwe ubwacu ntabwo dushobora kubyumvisha ko biza kuba biza kugenda neza, kuko natwe ubwacu dufite ubwoba papa, dufite ubwoba kuko iyo Uvira iri kuberamo inkubiri idasanzwe, amasasu aremereye, amasasu menshi cyane. Nongere mbisubiremo, amasasu aremereye, amasasu menshi cyane niyo ari kuvugira ahangaha mu mujyi wa hafi na Uvira indani. Amakompora arimo aratuka hejuru mu misozi yikubita mu mujyi wa Uvira. Nongere mbisubiremo, amakompora arimo araturuka mu misozi yikubita mu mujyi wa Uvira. Reka ndetse dukuze kujya kubikurikirana, hanyuma tugakuba tugaruka turebe koko uko bihagaze. Reka ndetse mbere n'abashimiye, hanyuma mu kanya ndaza kugenda ngaruka mbabwira uko urugamba rumeze hirya no hino. Kore subscribe cyangwa abone kugira ngo tuje kugenda tubana amakuru yacu. Ukoze cyane, ndabakunda cyane. Bye bye.